hanyuma tugiye gutera umutobe Yesu. Hano harimo abafyase, harimo abasore n'inkumi. Abasore n'inkumi twagiye. Halo. Haleluya, abasore n'inkumi. Murahari. Ko mbona musinziriye. Murahari turi kumwe. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo umwuka wera abagenderere. Iyerekwa ritambuka. Amen. Sasa rero tugiye kubita umutoma Yesu. Uwo mutoma namwe muwigireho. Sibyo? Your
muratuzi muratuzi muri kubona juste abantu baririmbira ariko shwi nimuzi ngo bitwa bande nimuzi ngo ni bande hari abafise ngo ni igitaramo ariko ntibazi ngo ni bande bagiteguye yego twaha gato cyane umunota umwe umuyobozi w'iyi band hanyuma akababwira n'ikigamijwe. Robert karibu. Mwiriwe ndumva nsinziriye reka mbanza mbyuka. Arakoze Nelda kunyakira. Nta byinshi ngende buvuge. Mbere na mbere ndashima Imana ko turi hano uyu munsi. Umwaka ushize impamvu turi hano uyu munsi reka nyibabwire. Muzi ukuntu byagenze kugira ngo tube turi hano? Murashaka kubyumva se? Umwaka ushize hari ahantu nari ndi mu mujyi ndavuga ngo reka njye gusoreza umwaka mu rusengero. Ngeze hano nsanga imiryango yose irafunze. Ndavuga ngo Imana izadufashe umwaka utaha ntibizamere bityo. None ni mu mpera Imana amashyi ko ibisigaye rero Imana ibane natwe, iduhe Roho wayo Mutagatifu kugira ngo tuyobore ibyo dukora byose, tubikorere kuyihimbaza no kuyiha icyubahiro, kandi tugirire neza, idukize ibibazo byose dufite nk'abantu bayo. Murakoze, Imana ibamugisha. Robert utaragenda banza ubabwire uko twitwa. Harya twitwa mu iki? 1 2 3 Divine Mercy Band. Mwabyumvise? Abana mwiga mu Cyongereza hano muri he yitwa bande y'impuhwe z'Imana mu Kinyarwanda. Alo? Ntabwo mutwishimiye ko mwadoye amashyi n'abana. Murakoze cyane. Reka nongere mfate advantage. Avuze ku bya band. Ni bande nshyashya, ni bande nshyashya nk'uko mubibona nyine ntabwo musanzwe muyimenyereye hano cyane, ariko ikintu igamije ni ugukuza impano iri muzikali nyine mu rubyiruko, cyane cyane abana baba inaha i Kabuga. Hari ukuntu tubona nyine abana bafite impano ariko ntibabona aho kuzerekanira. Umuntu wese rero uri hano wiyumvamo ikintu cyo kuririmbira Imana aratumiwe kabisa. Yageza akandeba akavuga ati ndi umuririmbyi ndashaka kuririmba, tukamuha umwanya. Ntago dukorera amafaranga, nta kintu dukorera Imana, duhimbaza Imana. Kandi umuntu wese wiyumvamo uwo muhamagaro aratumiwe hano. Ubufasha cyangwa se ubushobozi bukeya dufite tugafashanya twese kugira ngo impano Imana yashyize muri twebwe ntizisinzire ahubwo zikure. Murakoze. Oh,
Messieurs Yannick et Antoine, ce sont nos frères, aba ni abavandimwe bacu baturuka mu gihugu cy'abaturanyi DRC, ariko bafite amajwi meza cyane, ni abahungu beza, nabo batangiye kumenya ikinyarwanda. Tugiye kuririmbana rero indirimbo yitwa Psaume de la Création, ni ijyanye no gushima uhoraho ku byaremwe byose bidukikije, inyanja, ibiyaga, imisozi byose, mu rurimi rw'igifaransa, sibyo? Nabo ntitubaheze, twifatanye nabo. Yes.
reka tugasubiremo tutarimo gucuranga. Turimo gushima nde? Yesu Kristo, the King of Kings, the conquering Lion of tribe of Judah. Amen. Jesus Christ. Amen. Yeah. Reka twongere dushime Yesu tuvuge ngo oh 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 Ushime Jesus Christ. Oh 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 ushime. Oh 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 ushime. Merci beaucoup. Murakoze cyane.
ariko abantu bo kumpera hariya reka mbumve abo kumpera z'isi tugasubiremo tuzimya amatara It's
bafite imana bati koko kabuga ifite twakira umushyitsi w'imena muri aka kanya tugendere nyakubahwa padiri mukuru ni karibu ngwino turamutse dukomezanye ibyishimo hanyuma undi mushyitsi Kristo Yesu akuze. Kristo Yesu akuze. Mfashe uyu mwanya kugira ngo mbasuhuze. Mukanya twari kumwe mu gitambo cy'Ukaristiya, ariko uko twabibamenyesheje twifuje ko uyu mugoroba natwe twaba hamwe kugira ngo dushimire Imana, twishimire ibyiza Imana yatugejejeho, tunakira umwaka mushya. Nagira ngo rero mumfashe dushimire Padiri Alphonse n'ikipe ye Divine Mercy Band badufashije, birumvikana na band ya Abunzi Ubumwe Band baduteguriye iki gitaramo. Tubaha amashyi menshi. Mwarakoze cyane, mwarakoze gutegura iki gitaramo, kandi ni igitaramo gikirisitu giherekeje ibirori bisoza umwaka. Turacyari muri gahunda yo gushimira Imana, kuko icyo turi cyo nibyo dutunze ni impano y'Imana. Iyi ndirimbo rero ivuga ko twagira ubuntu bugeretse ku bundi, duhabwa impano. Ubu mu gihugu cyacu hari impano, paruwasi yacu ya Kabuga ifite impano. aba bacuranzi bacu, abahanzi bacu nabo tubishimire, tubaha amashyi rwose. Ikigaragara igitaramo kiraryoshye, abantu barishimye kandi mwabiteguye neza. Ndagira ngo rero mbonereho mbifurize gusoza neza umwaka. Hasigaye isaha imwe, hafi isaha n'iminota 12 kugira ngo umwaka tuwusoze. Ubwo rero ibineza neza biri ku mutima, birimo birasohoka bikagaragara ku munwa wacu, kuko hari byinshi dushimira Imana. Turashimira Imana ko yaduhaye n'iyi ngoro y'impuhwe z'Imana. Dushimira Imana ko tuyishimire ko yaduhaye ubuzima, kandi ubuzima bwiza nayo tuyishimire. Tuyishimire kandi ko yaduhaye abasaseridoti beza batwitaho, bakitangira ubutumwa bwacu. Tuyishimire kandi ko yatanze impano zitandukanye zituma imibereho yacu yongera ndabona benshi biganjemo urubyiruko. Ndagira ngo mbonereho mbahe ubutumwa busoza uyu mwaka, nuko ibyinshi twagezeho tugomba kubisigasira, ariko tunarusheho gutera intambwe kugaragara mu bikorwa by'ubuzima bwa Kiliziya. Biratangaje ko dushobora kubatumira mu kumukaza, ariko twabatumira mu bindi bikorwa ntitubabone. Ni byiza ngo tugenda tumenya ibyo mukunda, ariko nanone twongereho n'ibindi bituma tugaragara muri Kiliziya, kuko ni naho turushaho kugenda turongera n'ibisubizo ku bibazo byinshi dufite abakiri bato. Nimwe rero Kiliziya y'ejo, turushaho kwivugurura no kurangwa n'umutima mwiza ukunda, dukundane hagati yacu,
tubane kivandimwe kandi dukurikize inama z'ababyeyi baturera, kuko abenshi tuba tutaragira ubwenge buhagije bwo kuba twakwifatira imyanzuro myiza yatugeza heza. Ni izo mpanuro rero mbahaye, ndetse ni nako gaseke mbapfunyikiye kazabaherekeza umwaka wose. Muzarangwe n'ukumvira, cyane cyane ababyeyi banyu, mureke babafashe, bafate ukuboko, bazabageza ku byiza mwebwe mudatekereza uyu munsi. Ndasoza rero ngira mbifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Umwaka w'ibihumbi 2025 uzabere umwaka w'amahoro, umwaka w'imigisha, umwaka w'ibyiza, amahirwe, ubuzima bwiza, ndetse n'ibisubizo ku bibazo byose mwifuza mufite, muturanye agasani kandi mukeneye ibisubizo. Nibyo mbifuriza mwese umwaka mushya muhire. Murakoze cyane Padiri, mumwongera amashyi. Twihuse ko tugomba guturitsa umwaka mushya twese tugifite fresheur, sibyo? Turasaba nyakubahwa Père Delphin, uri hehe? Padiri Delphin, Padiri Delphin, karibu hano kuri stage, araje nawe impano yigaragaza. Amashyi menshi kuri Padiri Delphin. Nababwiye uyu munsi ni udushya gusa, n'umwaka mupya, musubiremo umwaka mupya. Karibu Père Delphin. Kristo yazakuzwe. Mbifurije mwese umwaka mushya muhire. Kristo yazakuzwe. Niba twese turi hano ni kubera impamvu imwe yo gushimira Imana, sibyo? Niba Imana yabanye natwe uyu mwaka wose, muri uyu mugoroba twaje kuyishimira, sibyo? Niyo mpamvu indirimbo ngiye kuririmba ubu niyo gushimira. Twese turi hano kubera ubuntu bw'Imana. Dutege amatwi Padiri, dutege amatwi Padiri. Niba twese turi hano ni kubera ko dushaka gushimira Imana muri iki gitaramo, ibyiza yatugiriye muri uyu mwaka ugiye kurangira, no kwisaba ibane natwe muri uyu mwaka tugiye gutangira. Murakoze. Nous voici, Seigneur, pour te rendre
kuza indirimbo muzi muragenda muzamukana nanjye tujyana. It's a song in English and it will be some English and everyone knows it. And we shall go together.
rwego rwo hejuru wangura umubashize uri umusingize none suri iki Yesu wo mu rwego umusirikare wa Yesu wo mu rwego rwo hejuru urutare ni Yesu Oh